iyo ushyizeho bwa mbere ukuraho amafaranga aresha n'urugendo rw'umuhanda rwose aho uri bugeremo ukaviramo baragusubiza amafaranga yawe kuvamo ntutapingeho bagukuraho yayi n'urugendo rwose nuho guhombye igihe cyose uviriye nko mu nzira uje ukoraho uri gusohoka kugira ngo ubu wishyuye amafaranga aresha n'urugendo wakoze sibyo tugiye kabutange dukozeho ugiye he uvuye hano ugiye Kabuga ukoze aho uri kuvamo ni byiza ariko utanakojejeho nta ngaruka bigufiteho kuko n'undi urabakoresha amafaranga arisha no kubera Kabuga ariko umuntu wo hagati nadakoze hari kuvaho baramwishyuza amafaranga yose y'urugendo rwose nyine udasobanukiwe sawa murakoze aho mu murindi arakozaho urugendo rwo mu murindi rwose utaragera Kabuga ugavamo udakojejeho baragukata amafaranga yose yo kugera Kabuga ariko nukoraho nukozaho uri kuvamo nubwo wagera Sonatube nubwo wagera Rwandex nubwo wagera ku 12 19 hose aho ukorezaho baragukuraho amafaranga aresha n'urugendo ukoze barakugarura kuyo bari bagukuyeho mbere sawa mu rugendo rwiza havuye hanga uraviramo he nugeremera ntutapinge uri gusohoka barayagukata yose nugeremera ugatapinga uri gusohoka baraguca amafaranga agiye kugeremera barakugarura amafaranga ndabyumva bivuze nutakora uri gusohoka urawuyibye urabuhomba Okay, murakoze hatangiye uburyo bushyashya bw'ukuntu abagenzi bazajya bagenda mu modoka bakishyura bitewe n'urugendo bakoze. Mbere bajyaga bagenda tuvuge n'urugero tuvuge hano kuri downtown tugiye Kabuga, bivuze ngo bajyaga bakoresha igiciro kimwe, bitavuze ngo uragarukira mu nzira cyangwa se uviramo mu nzira cyangwa nugera Kabuga, bose bakishyura igiciro kimwe. Ariko ubu byahindutse, tuvuge n'urugero uvuye hano ugiye Kabuga, uragenda wenda urabiza kuviramo 19 cyangwa se 15 12, uravamo urakozaho winjiyemo mu modoka, and then waza kuvamo ugiye gusohoka ugafata ya karita yawe ukongera ukayikoza ugiye gusohoka, hanyuma ya mashini wakozeho yo ikaguhereza balance y'amafaranga wagendeye bitewe n'ibirometero wakoze. Yego imbogamizi zabaye nk'imodoka yapakiye mbere na mbere ivi Kabuga iza mu mujyi, iyo haje kubaho niba yari system ya leta batarayistara neza, imodoka yavuye Kabuga abagenzi koko twabibabwiye uzajya ugarukira mu nzira azajya kozaho bakimuye icyuma kimugaruza imashini yo mu modoka. Hamwe abagenzi baje gukozaho bakojejeho koko bakojejeho amafaranga o kugira ngo aveho, ahubwo ni cyabagaruza biteraho conflit n'abagenzi bavuga ati mwatubeshye ntago byari byo. Ariko twaje guhamagara muri SC group, duhamagara muri Rura tubabwira ikibazo cyabaye, bagerageza kugihindura, bagihinduye ariko byakemutse. Ubu abagenzi barimo baragenda neza kandi abagenzi barimo barabyishimira. Na Nyabugogo bose bine kimwe. Icyo twabasaba nta kindi, umugenzi ni ukugira ikarita ye imufasha mu rugendo, kuko hari abagenzi twajyaga tujya nk'imbogamizi hakaza nk'abagenzi nka babiri bafite ikarita imwe. So ubwo ntago bikunda kuri ubu, kuko ni urugero ufashe ikarita ukayikozaho ukinjira, ako kanya ukayihereza mugenzi wawe nawe akinjira immediately, bivuze yuko ugiye kubutanga iki balance, agiye gusaba balance ntago agiye koza amafaranga agende. Ubwo bivuze yuko bisaba ko muri mugenzi yitwararika akagira buri muntu mugenzi ikarita ye, nagira ikarita ye agakozaho akagenda, niba agera Kabuga muri gare akavamo akagenda, nabagarukira mu nzira and then akajya gute akagabanya kikamugarurira amafaranga y'balance akayihabwa akagenda.